by'ukuri turaje dusobanure ikintu ku ikindi bantu bo muri comment mwirirwa mutukana ngo abantu ngo iminwa yabo ariko uwandika nuvuga mwese ntago muba muri kimwe mumbabarire mumbwiza ukuri haba ikintu mugomba kuva hano mumenye bantu bo muri comment mwebweho umva uretse kuba tugiye gukora kuri space yo ku gihe n'ibiki byose ariko namwe message yanyu irimo murandika muti mwabyohemwe ngo mwabikimwe muri comment ngo iyo minwa yanyu ngo ni mudaceceka turashaka kubamenyesha ikintu kimwe ku giti cyanjye ho guceceka nibihari ntago bihari keretse n'ibyo kuvuga nibiba byarangiye bantu bo muri comment waba wandika nuvuga byose ni kimwe Brian tugiye gusobanura ku nkuru mwabonye ku gihe umva irimo ibintu bitandukanye article atandukanye ni inkuru nayisomye mburasije mbura na comprema kubera iki ni inkuru navuga ko ituzuye mu by'ukuri iyo ikinyamakuru cyangwa ibitangazamakuru bya hano mu Rwanda bifashe umwanya bikandika ku nkuru runaka hari ba nyir'ubwite na ba nyir'inkuru kubera iki mudashobora gukora balance ngo mubaze na ba nyir'ubwite bamenye harya jiha uri live kuri Instagram yego reka ntuza aze kubera yuko ntuza yarambwiye ngo nubundi we yari yavuze yuko ashaka gukora hostinga ino space indese ngo yari yaryamiriye Godfather yari oya naze ajoyininge turiho hano mfite indi telefone iriho ntari si rimwe si kabiri si gatatu ariko rero hari abo muzajya mukora inkuru ku bantu bamwe bagaceceka abandi bakicara bakegama bagaterera agati mu ryinyo ariko twebwe ntago byashoboka nta nubwo byakunda kubera iki mufata inkuru ba nyir'ubwite bahari mu by'ukuri koko muzi ko bahari mubizi neza ko bahari na telefone zabo ziriho kabone niyo zitaba ziriho ushaka guhuza inkuru ntabwo ushobora gushaka umuntu muri iyi mihanda umuzi ngo ubashe kuba wamubura mfasha nimba uri kubona umutwe w'inkuru yo ku gihe uyisomere ariko rero ngewe mumbabara abantu babanze baze we kuko ngewe nanga iyo umuntu ari kuguma anyoherereza ngo dore Brian ngo dore ngo link ngo dore ibi bintu ngo ariko bavuga ngo ni ibiki ngewe mumbabare mubanze mubwirane muze kuko ndabizi neza ko ahangaha bariho na RIB na y'ibihari biriho ndabizi neza ko ibiriho babanze baze oya RIB yo kubiriho hano oya RIB yo kubiriho hano oya zirimo zirahari oya n'abanyamakuru batangiye kuri codinga yes hey na RIB irahari nayize ako mana gere ari ikibazo yemba ashaka kwibariza abantu ariko noneho badufunzera aya ego hari abamara champagne mu mihanda amabutike yashiramo champagne ubugome bamwe twabonye munafite ariko rero hari ikintu nshaka kubamenyesha ngo iyo minwa yanyu iminwa yacu umva ko ari mwe muduha ibyo kuvugara ko ari mwe mubiduha ko ari mwe muduha ibyo kuvugara niko nimwe ko ari mwe muduha ibyo kuvuga mu by'ukuri njyewe mbabarira abantu mukomeze muze
kuko turashaka umva ngo ntibavuga harya ngo we ngo nakuvuga ngo muceceke ngo mwihangane ngo Yesu we ngo ibini ngo bande ariko bande muba mubwira gutyo ntago ndimo sinteze no kuba muri ni gute igitangazamakuru harya ngo ni icya leta allo ntari turajyamo ntimwandika natwe tukavuga se oya rwose oya njyewe indi mpamvu kandi oya rwose urabona iyo abantu banditse inkuru karibu Godifa hari abantu bahita bayifata nkaho nyine yego ibintu nyine bihahiye abantu babafunze babamaze ariko se ngiye mfite ikibazo nimba umugenzacyaha akubwiye ngo ibintu biracyari mu iperereza nuna banje kumenya ibyo bintu biri mu iperereza umenye niba byarangiye bitararangiye nk'ibi bintu turi kubabwira byabaye last week yabaye last week telefone zacu barazijya ngiye guhera muri weekend nakoze nta phone mfite ikindi kandi none bafite ukuntu bigira nkaho bamenye inkuru nkaho muba muri gupostinga ni njye wabyipostingiye njye naranditse ndandika ni njyewe ubu tuvugana nicaye muri RIB ejo bamaye phone ndabandikira ni phone yanjye bayimaye rwose ngira nkaho wagira ngo inkuru nimwe mwayivumbuye kandi muri kuvuga ibyo twapostinze twababwiye yegora ahubwo noneho igitangaje ikinyamakuru nk'igihe nk'abantu banjyeho kuri Snap bo barabizi phone yanjye bayitwara narabibabwiye ninjye tuvugana tudi muri RIB bahamamagaje kuko sinari nzi n'ibyo bamamagarije kandi kuba RIB yamamagara ni ibintu se birenze njyewe RIB nyihoramo iyo batandeze mbaragiye kureka gutya noneho ubu kuva iyi nkuru y'igihe yasohoka abantu banambonaga mu muhanda bati mbo twari tuzi ko ufunze fungwa ariko ryari nagize ntakoze iki ariko nimwe mufunga ariko izo gereza mwifuriza abantu ntimufite banyoko n'aba muvukana bose n'ababakomokaho mwarundumuye mukagenda mugaparika kuri RIB mukababwira muti nimudufunge izo gereza mwifuriza abantu mu byukuri umva nagiye kubona mbona abantu banyoherereje inkuru ngo RIB ngiri gukora ngo iperereza ngo kuri ngo Brian ngo na Jihad yego we ubwo nabibonye abantu bari kubinyoherereza ngo nisemani ngo babafunze yegura ndabamenyesha yuko njyewe nta wamfunze ikindi ntabwo RIB ibereyeho gufunga ibereyeho kubaza kuko njye hari ibintu byinshi nabajije muri RIB ntarinzi neza yuko nyine ntarinzi neza ko ari icyaha nk'ubu ukuntu reka ngende mbasomera inkuru ukuntu imeze mbabarira usomera umutwe w'inkuru yo ku gihe nta kindi si iyi mihanda turimo se tuyiparikemo umukuru nanjye ngo umukuru umutwe w'inkuru uravuga ngo RIB yatangiye iperereza rese gato bifungo mana ama network ni dan RIB yatangiye iperereza kuri DJ Brian na Jihad ariko mana yo mwijuru we ibaze none ngiye ikintu kimbabaza igihe ko mwitwa ngo ni igihe kuki mutandikira inkuru kuki yegora nicyo kinatangaje uza abantu bahita batangira kwibaza yuko koko umuntu bamufunze umuntu akurikiranweho ibyaha ngo byo gukangisha ngeze nkanjye iyo mufite ibyanjye ko mutarayimbwira ngo mbishyure mbo mbere yuko tuvuga ibintu uko bimeze first of all njyewe RIB yafashe yasanze ku kazi ku itariki 10 siho ku 10 mvuye mu kiganiro ku Isibo baraza barambwira bati turi RIB ntoke twagushakaga ni ntari nitwagenda ni kuri ni kano Kacyiru cyangwa ntuya ni Nyamirambo okay fine reka natsi imodoka tugende turagenda kuwa gatanu noneho ngerayo mbazwa video y'urukoza soni naba mfite
ku buryo nayikangishije ngo bampe amafaranga ngo kugira ngo ntayishyira hanze. Ndavuga nti bumirwa nkubitwa n'inkuba mba nk'ibisusa. Noneho ndangije ni video yandi ubwo bambwira uwo muntu ntago ari ngombwa kumuvuga hano, turumvikana. Ndavuga nti rero iyo video y'urukoza soni ntayo mfite, nta niyo nzi, nta niyo nabonye. Uravugisha ukuri ko iyo video utayifite y'urukoza soni? Iyi video y'urukoza soni nta utayizi? Nireka video mfite y'uyu muntu niyi. Yari video ari kwigana indirimbo mu modoka. Ati none se ati oya si ngiyi dushaka. Nindi ni yewe. Ntiyo rero ntayo. Ndasobanura nditahira, bafata telefone bajya gushakishamo nimba iyo video y'urukoza soni ko kwirimo. oya ribu irabanzika kubaza Irakubaza. ni iki cyemeza ko uvugishije ukuri iyo video ntayo kandi uwaje kugutangamo uwaje kukuvuga avuga yuko iyo video muyifite ukababwira ati nge nta kindi kimenyetso phone ngiyi. ariko se Telefone bagira gute? Barayitwara bajya kureba nimba iyo video yabirimo, kuko barabagwa iyo bayisangamo iyo video y'uwo muntu koko y'urukoza soni iri muri telefone yanjye nanabihakanye. Of course bari no kumfunga. Uravuga buretse gato. Noneho kuwa ejo hari tariki zingahe? baza umva ikintu na Godfamba bari banzurebe inkuru igihe yanditse. Banzurebe inkuru igihe yanditse. inkuru ndayizi buretse gato. Inkuru nayo maze kuyisoma, naryamye nayisomye, maze gusoma inkuru story yose ndayifite. wari uyifite kuva kera nuko utabigira ibingibi byo kujya abantu bitandukanye bari ivuga ko habikangisho abandi bakaza hano bajya bareka amafoto abanyarwanda cyangwa na ribu ndizera ko buri kimwe cyangwa buri nkuru yose yifite yanayibonye. Ariko nje murabizi ko ntabanga ngira inkuru yose ndayikina cyane rwose. Noneho ariko rero buretse gato Jiha ubundi reka nkubwire Jihad bamuhamagaye kuwa gatanu ariko nje bampamagaye kuwa kane. Kuwa kane baramamagaye barambwira ati Briane turagushaka kuri ribu. Ndavuga nari ngewe ribu n'ubundi mporamo iyo batandeze mba nare mbega ribu ninjira nsohoka. Ndagenda barambwira ati hari video y'urukoza soni ufite y'umuntu okay ngira ngo ni nkuru babyanditsemo bavuga yuko ngari umuntu wo hanze kuko ari nanjye twavuganye uwo muntu n'umugabo w'igishoshwe umeze nkaho wagira ngo bamuroze mu mutwe wirirwa wiririmbira ngari imaka ngo kwa papa nako ngo ari Roma ngo kwa papa ngo yigiriye ngo gusenga ameze nk'umusazi. N'umugabo ntazi iyo yaturutse nagiye ko nabona aranyandikiye anyandikira inbox anyandikira ibintu byinshi cyane byinshi ariko kubera ko namuzi ngiye sinkunda gusubiza abantu ntazi ndamwihorera akazajya none anyereka rero video ari kuririmbana n'umuntu nyine n'uwo mukobwa bari kuririmbana indirimbo bisanzwe nyine bari gusubiramo indirimbo bicaye mu modoka. Arambaza ati uyu mukobwa uramuzi? Ndamubwira uyu mukobwa ndamuzi njya mubona maje kumubonaho nka kabiri. Ikindi ndamuzi yabyaranye n'umu DJ mugenzi wanjye ndamuzi nyine muzi gutyo mu nkuru. Hanyuma rero umukobwa nako uwo mugabo atuye umuntu atuye umwana w'umukobwa yaramemukiye atuye umukobwa yaramemukiye arya udufaranga twanjye ati bigenda gutya na gutya. Numva uwo muntu ari kumbwira ibintu ntashinzwe, ari kumbwira inkuru ziwe nta kintu zimbwiye zindebaho. Arangije ariko okay anyohereza ama voice mana mfite ama voice note muri telefone yanjye nk'icyatanu. Ayo ma voice note kugira ngo wemere ko nari bya kera nayoherereje Godfather kera ndi kumbwira ni twiboneye inkuru none turaza kuyatwika. Nayamwoherereje ku itariki reka njye muri WhatsApp ndebigena yabyoherereje Godfather muri WhatsApp yanjye ari Godfather namwoherereje iyi nkuru ku itariki 9 hari kuwa kane ari nabwo ribu ngewe yaje nyine kundeba ariko namwoherereje kare ndi kumbwira ni none mbabara undebera inkuru sha ini bintu ntabwo nabyanganira by'umu DJ mugenzi wanjye
bamukora ibi bintu ntago nabyemera. Ibi bintu tugomba kubivuga kuri space. Iyo nkuru rero Godfather ngira ngo na message niyigeze aranazibona, kuko uyu munsi nibwo nambwiye ni kuki utasomye message nakoherereje, ngira ngo ariko ubwo yabinyuje maso ni ibyakera ibyo bintu bimaze igihe. Hanyuma rero uwo mugabo anyoherereza ibintu ariko numva ari kuvugamo umudije, kandi uwo mudije ni inshuti yanjye. Numvise ari kuvugamo umudije, namubwira se wa mugabo kuki uri gushaka ngo mpostinge iyi nkuru y'uyu mudije n'uyu mugore we, warangiza ukarambwira ngo wowe ngo singushyiremo, wowe urinde uruwahe uri igiki uza kumbwira ngo ni posting abantu hanyuma we nibagushyiremo. Uwo mugabo atangira kumbwira ngo umugore ngo ngiye ngo mfite amavideo ye ngo turi gusambana ngo kugira ngo mumenye ko ngo ndagara umugore wanjye, ngo mfite amavideo ye ngo turyamanye ngo kandi amavideo ye ngo nayohereje inshuti ze ngo nanayoherereza abatante biwe, ariko icyo ntabwo yari yarampaye. Arangije Jihadi mwoherereza iyo video y'uwo mukobwa nyine bari kuririmbira indirimbo. Ndabwira ni kuri private story yanjye hagiye gushya. Jihadi ya postinze iyo video yandikaho ngo abantu baba kuri private story ya Brian, kuko ngiye private story yanjye murabizi ngewe sina n'aba kuri Snapchat bakuru y'ubusutwa y'ubuntu kereka abo nashyizeho mbere, ariko abo nongeyeho nyuma bose barishyura. Hanyuma ukaza kuva amakuru y'ubusutwa nk'uko wayashatse. Hanyuma rero uwo mugabo ndambwira rero wa mugabo we ngewe ntago numva impamvu uri gushaka ko nashyira umudije w'inshuti yanjye. First of all umudije ni inshuti yanjye, kuki wumva kuri kumbwira amakuru yawe n'uwo mukobwa, kuko uwo mukobwa yabyaranye n'uwo mudije ariko agakundana n'uwo mugabo wari munyohereza. Mbega umugabo afite itoroma ameze nkaho yakunze umukobwa, none umukobwa akamudekonera nyuma none umuhungu akamera nk'umusazi. Njye nari nzi yuko kubera ko tutari dufite phone nari nzi yuko Godfather space yayikoze yanabumvishije nayo majwi, kuko Godfather we ntiyari guhera. Ndega amatwi ntabwo reka nubwo uvuga ngo ntabwo nabisomye, narabisomye ariko maze iminsi ndwaye ngira ngo n'urukundo ndi kuvuga. Paul Sand ariko iyo mfunguriye WhatsApp kuri machine ntabwo bigaragara ko nayifunguye, ariko narazumvishe. Narabivuze muri stress ko hari harimo ibintu biri wiyadi ahubwo Jebria ibi ngibi kubivuga gutya biragaragara nkaho hari nta muntu muri kwisobanura ngo mureke ibi bintu. Oya ngewe buretse umva ikintu turi gushaka kuvuga, wowe ufite n'ubundi njyana n'izi ko space uzayikora n'ubundi kuko ibyo bintu byari biri hanze. Ngenda cyari gusobanurira we nakenera kubiki umugabo wanditse uretse ndigusobanura umugabo wanditse ku gihe bavuze ngo w'umunyamahanga hanze nyaguhangarwa n'iminsi mibi, ikigabo kimeze nk'igisazi wagira barakiroze. Arangije kunyoherereza ibyo bintu buretse ibyo bintu ndamubwira uwo mukobwa abonye Jihad postinze uwo mukobwa aranyihamagarira nyirizina, arambwira ati Brian ngewe uranze ko uwo mukobwa namubonye tumaje guhuraho nka rimwe cyangwa kabiri, ati ko abonye ibintu Jihad mbonye ibintu postinze ngo kuri private story yawe hahiye, ati kandi uyu muntu mwa postinze ati ni umugabo wanjye, ati ariko umugabo wanjye ameze nk'ufite ikibazo mu mutwe nyine ajya ankorera ibintu byamfura mbi nyine arampara singa cyane. Ndamubwira ni rero wa mukobwa we umugabo wawe nanjye numvisha ameze nk'ufite ikibazo mu mutwe, ntireka nze nkwereze voice notes zose yanyoherereje, ameze nk'umusazi. Ameze nk'umusazi. Umugira inama cyangwa se niba mwaranashwanye umwigireho umwana mwiza, ugende muri phone ye uzasiba ibintu birimo. Numva ari kuvuga uwo mukobwa mu kanwa ke niwe wanyibwiriye Tibria yarananiye ati ku buryo afite video zanjye nawe turi gusambana turi kuryamana, ati ahora nkagisha yuko azoherereza inshuti zanjye n'abatante banjye, atahora binkangisha. Uwo mugabo rero haciye nta n'iminota nka 30 yaciyeho abarongera aranyandikira ngo rwose ngo mbabarira ngo usibe ibyo bintu ngo nakoherereje ngo uwo mudije ngo atazabibona ngo bikagaragara yuko ngo harimo n'ijwi ryanjye ngo uwo mukobwa ngakanda akamenya yuko ari ngiye wabivuze. Ndamubwira ni wa mugabo we sinkuzi, icyo ni icyambere. Nago nkuzi ujya kunyoherereza bino bintu waruzi neza yuko ari ibintu ari undi muntu ushaka guhita ashyira abantu hanze, byagiraho ingaruka uwo mudije n'uwo mukobwa. Nago nabisiba kugira ngo bive muri telefone yanjye ugomba kunyishyura kugira ngo mbisibe.
kugira ngo mbisibe mfate telefone yanjye nsibe ibintu wamaye ugomba kunyishyura n'uwo mukobwa narabimubwiye ndamubwira ubwira uriya mugabo wawe w'ikizongwe uguharabika uguteza abantu yuko ibintu byiwe ndi gusiba ari uko amaye anyishyuye ngewe uwo mukobwa arambwira ati reka nze mbimubwire ati gusa Brian uri umukobwa mugenzi wanjye ndibaza ko utafata video yanjye ndyamanye n'umuntu ngo uyishyire hanze warabyaye nanjye narabyaye mfite umwana ariko umukobwa we nta nubwo yari afite ikibazo cya video ze yari afite ikibazo cy'uko uwo mu DJ byitwa yuko babyaranye yabona ibyo bintu ndamubwira ni humura n'ibyo rero napostinze kuri private yanjye ngiye kubisiba humura ntabwo nyine nabikora hanyuma rero uwo mugabo yahamagaye uwo bavuganye n'uwo mukobwa aramukanga uwo mugabo amwikangira we nyine uwo baryamanye aramubwira tuva nkubwire rero wowe ibyo bintu ukora atumenye yuko video zawe wambaye ubusa ariko n'uwo mukobwa yari yabinyibwiriye nge kuri telefone ati narazitanze ati nazihaye abanyamakuru ati bazagushyira hanze nk'uko wandiye amafaranga nawe agahita akakwice ati izo video n'aba Brian n'aba Jihad barazifite mu by'ukuri atubeshyera izo video nubwo kandi naba ndi umusazi ntabwo ngiye nafata video y'umuntu yambaye ubusa cyane rwose ugenda naza nkayivuga nkabivuga ku munwa ariko ntabwo nshobora gufata video kuri Instagram nibaza yuko niyo posting kuri Instagram ibintu by'urukozasoni babibaninga niko nkeka niko kuko sindabipostinga n'umusore rimwe ikintu cyabaye nk'umukobwa nawe nk'umuntu ufite ubwoba yagiye kuri riba ajya kurega umugabo we kandi nanjye ari nge najya kurega pe nawe tunavugana narabimubwiye ni uyu mugabo nutajya kumutangira ikirego kugira ngo bamukasoringa hakiri kare areke gutanga ibyo bintu byawe uzisanga hanze kandi ikindi kuko hari harimo ama voice note y'umwana n'uwo mu DJ ateye isoni ndamubwira ni finally n'uyu mu DJ nibimugeraho nawe ntabwo bizakugwa amahoro kwa kurumva yuko nawe ibyo wakoze ni byinshi ntabwo nawe urishyashye umukobwa ati rwose ibyo ndabyumva yagiye rero gutanga ikirego kuri RIB none kandi noneho hagati aho ngaho utarakomeza ibyo byose izo story zose ntazo nzi njyewe izo story zose Jihad we ntaza zi Jihad wafite ya video namuhaye yonyine ibyo bya voice note ninjye ubyifitiye nayo macati n'ubu muri telefone yanjye Godfather wabifite kuva kera n'abantu barifite ko nabyohereje no muri groupe ndavuga ni uyu mugabo mu mwirinde ejo nejo bundi umuntu azahereza ama video ari gushaka nyine guharasinga uno mukobwa nimuzabipostinge ariko ayo ma voice note rwose Godfather uzaya narabigoye wo bimaranye n'igihe ibyo birarangiye umukobwa ajya kuri RIB nanjye najyayo aragenda arega umugabo we ko nyine amuteza abantu akohere n'umukozi we nyine ko bamuvuga ibintu bitari byo ariko aravuga ati ngewe umugabo yavuze ko ari video ndi gusambana afite ikigaragara cy'umukobwa impamvu yagize ubwo abantu ukazi ko iyo video ihari nyine cyane irahari ariko uwo mugabo afite abo yazihaye abo ba friend b'uwo mukobwa arangije aravuga ati ariko Jihad na Brian izo video barazifite kandi ntabwo nziranye nabo cyane anytime bazishyira hanze niko kuduhamagara kuri RIB kandi RIB rwose ntako sifite itegerezwa kuduhamagara kubera yuko nanjye RIB njya kuyiregera kandi nanjye ngiye kuyiregera ndavugana umuntu yagiye ku kiganiro avuga ibi nibi bakamuhamagara niba ari telefone niba ari video bamwaka bakayimwaka bakayisiba cyangwa se simbizi gusa RIB igerageza uburyo bwose wiyunga n'umuntu mufitanye ikibazo kikarangira RIB yaraduhamagaye ikintu yakoze yatwatse telefone bayinyatse nge kuwa kane kwa gatanu ariko mbere yuko bayinyaka narapostinze kuri Snapchat igihe nikikigire nkaho cyavumbuye inkuru mwapostinze ibyo ngewe na postinze narapostinze ni ubu tuvugana ndi muri RIB nejo bamaye telefone yanjye ndabipostinga ni ubu tuvugana RIB yamaye telefone yanjye kuko nari maze igihe nta posting mba nabyivugiye ngewe ariko mukajya mukigira nkaho wagira ngo inkuru mwayivumbuye mavumbura mubamye ibyo muvumbura hanyuma rero RIB yatwatse telefone iragenda koko ishakamo video kandi koko iyo video ntayo twari dufite pe ahubwo nuko uwo mugabo ameze nk'umusazi nk'igisazi ariko baramureze nawe Imana izamurengera ubuguru bwe ntibuzakandagira hanga kandi abizi neza yuko RIB ndibaza yuko idakorana mu Rwanda gusa na hanze y'u Rwanda ntabwo umuntu yaguharasiga nyine ngo birangire gutya uwo RIB rero yahise ifata telefone zacu iragenda ishakamo video ndashimira RIB ya Nyarugenge wa Mana cyane rwose abatesheje umutwe kuko nge nari mfite umujinya n'uburakari babwira ni gute mwafata telefone yanjye mukayimarana iminsi ibiri ngo muri guhigamo iki video cy'ubusambanyi ukagira ngo bajya gufata iyo video ngewe nigeze njya kubahagarara kandi none icyo ngewe tutanafite RIB ati turi mu iperereza RIB ya Nyarugenge baradufashije baragenda izo video barazibura barangije kuzibura tugarurira telefone zacu baziduhaye ejo ahubwo ngiye nibaza ko yaki mutapdating umusaza
ikirego byararangiye ahubwo birashoboka ko gusa icyo nzi cyo nuko muri ribu hakiri ikirego cy'uwo mugabo. oya birashoboka ko i Nyarugenge batigeze bapudetinga umusaza kumva. Ariko noneho ikintu njyewe igihe mba ndi kuyinenga, urabona nk'iyo wanditse ukanandika ngo amafaranga ya mbere ngo barayacakiye, yegora uhamagaye wakayerekana ahantu ayo mafaranga bayacakiye. ahubwo si ikindi yanakwerekana abantu bari kudiskita ku mafaranga. Muri comment njyewe reka mbabwire ndi kuvugana n'abantu bo muri comment, kuko ribu nta kosa ifite, kuko kubiri mu iperereza ni akazi kayo, igomba gukora iperereza kuko ni rwo rwego nyine ni kishinzwe. Ariko njyewe muri comment ngo noneho ngo mva ngo se ngo namwe noneho babajyana muri ribura, none se sebwe turi ibyuma, ngo noneho ngo namwe ngumva ngo umunwa wanyu mwambwa mwe sinzigera nceceka n'umunsi wa rimwe, uzahirwe. Ubu noneho se ko mwajyaga muvuga izo video zanyu munazifite, njyewe mbaye ndi umuntu ukangisha video ngo mfite video zanyu, amafaranga naba narariye umva yaba ari menshi, kuko video zanyu nujuje ni nyinshi. Ahubwo amahirwe mabi uzahirwa wowe mfitiye video ntuzansitareho, kuko ubu nzajya nyijyana kuri ribu, kuko gufata video y'urukoza soni ukayohereza ikava muri telefone yawe ikajya muri telefone z'abandi ni icyaha gihanirwa. Ibyo murangira Thierry yarabivuze, nanjye rero munyitondere, uzansitaraho gato video yawe nzayitanga bikurenge bigucange. Ndabiye kuvuga ngo gukangisha gusebya, nje nta muntu nigeze nkangisha, nukuri manzwe y'umugabo nyakugaburirwa ibisiga nyagupfa nabi, naramwihanangirije ndamubwira ni wowe urinde wo kuvuga ngo bagende ngo kusebya abandi, wewe ngo nibashiremo izina ryawe. Izo voice note zose Godfather arazifite byose, ari kubivuga arimo arabinyorereza byose, azamba barakora space byose arabifite hatavuyemo na kimwe. Mwarangiza ngo bari gukora iperereza, yego pe iperereza ryarakozwe kandi ryagombaga gukorwa, kuko ribu ngenana nayibashije ni se iyo uketse ko umuntu afite video umubeshyera ukaza kurega muri ribu mwakafone, ribu iravuga ati yego rwose nawe nukeka ko umuntu afite video yawe uzi ko ishobora kujyanza ikaguteza ikibazo, uzaza urege. Hanyuma rero telefone turayifata, hanyuma rero tugakuramo ibyo dukeneye. Telefone turazibaha, bazidusubije ku munsi w'ejo. Ubwo bigaragara yuko iyo video natwe twasize tubabwiye yuko tugiye kugaruka gutanga ikirego cyuko baduteshereje umwanya abo uwo mukobwa n'uwo mugabo wiwe. First of all nge ndibaza mbere yo kujya usibye yuko ribu nyine mwayigize ahantu mugomba kurira nyine nabari abantu bahora babakira mwarize video iva muri telefone yawe, ubundi ujya kwifata video uri gusambana urushywa n'iki ushaka iki? Noneho igitangaje tubabwire hano, iyo video banavuze ntayo dufite, nta niyo irimo, kuko iyo ibiri no muri telefone zacu iya Brian bayifashe ku wa 4, iyanjye bayifata ku wa 5, telefone bazidusubije ku munsi w'ejo. Izo video yose baziri mu telefone yacu biba bimeze bite? nta yari irimo. Mwabajije niba atari yaje bari gusoma ngo Jihad ngo na Brian umunwa wabo bafunge, ndabamenyesha yuko umunwa wanjye ni wa wundi nazigera ceceka. mwari muzi ngo barabakunda. Oya ntidukeneye ko badukunda, nta nubwo tubikeneye rwose. Nimba uzi ko niriya bari gusomana mu modoka, niyo ngiyo twebwe dufite, niyo kandi iriya uriya mugabo w'uruhara ari kumusoma iyo niyo dufite. Ariko naho twanayeretse ribu baratubwira bati ntago ari iyi dushaka, iyi nta cyaha igize, niturashaka oya ribu yo yashakaga ayo mashusho nk'uko babitangaje y'urukoza so ayo mashusho. Ariko ayo mashusho mu by'ukuri ni urumva umugabo niwe yashakaga gukanga uwo mukobwa, kubera ko uwo mugabo ukuntu njye nabyumvishe ameze nk'umuntu uwakunze umukobwa atumutwe, umukobwa bamaze gutandukana ananirwa kubyakira. Oya ariko rero twumvikana ikintu kimwe, ntabwo Fiona nawe yabaniye uriya mugabo. Oya mubaniye nyine ibyo nyewe wowe uzakora space yawe ubivuga kuko twebwe nta mazina turi kuvuga. Oya ariko none se niba narabimwohereje yabura we kubivuga ikindi, kandi ibyo namwohereje sibyo bagiye kuvuga. Noneho Godfa ikintu gitangaje kinatangaje, njyewe narabajije ni uwo mukobwa ari sure neza yuko iyo video tuyifite, ngo yego.
jihadi ariko mva ukuntu bimeze kuko njyewe rega nkanjye ku giti cyanjye njyewe ubwanjye uri kumva nimubona nk'ibi ngibi nimunareba nk'ibi ngibi DJ Brian asobanuye njye nta hantu nzi iyo biva niyo bijya ntabyo uzi pe mana ntabyo uzi izo VN ntazo uzi izo cha ariko video none se rega nanjye ni nkuko ibyo bya video ntabyo narizo se ngiye izo video ndazi cyane rwose izi VN kuzuba ni nko kurya ifi rahira ukuri kw'Imana uzi ko njyewe izo cyokora mureke mbibwirira ikintu kimwe ngo abiroma ngo agiye gusanga kwa papa amvaye ariko cyokora mureke mbabwire iyo video jewe niyo naba nyifite abantu mudukurikira hano cyangwa mugira mute mwari bwabone dufata video z'abantu bari kurongorana tukazishyira hanze mu by'ukuri ko tuzivugaho twazishyira hanze urukuta rwazakira nizi nuruye mu by'ukuri n'abantu mudukurikira izo video mwari bwabone na rimwe tuzipostinga gusa pe ntabeshya imbere y'imbaga y'abantu muri hano iyo video nanjye ubwanjye ndayishaka umuntu man ndayishaka je nyirebere byonyine ntayo nakira hanze kuko nagira ikintu nivugira ndayishaka kuko ntayo nabonye uyifite ambabarira yimwe ndayisabiye njyewe iminwa ahubwo mwebwe ese ubundi mbabaza mwe mwirirwa mugenda gufata ayo mavideo tukarinda nubwo agera ku bantu azenguruka muba murwana n'iki hanyuma rero ibintu igihe yanditse sibyo igihe nayo ntabwo iba yagiye mujye mutangira amakuru ku gihe iperereza ryararangiye uri kumva ibyo uziko ari ukugumura abantu nk'ubu hari abantu bari kunyarikira ngo none hari uretse hari umugore ngo w'umunyamakuru utagira amenyo nawe wageze mageragere yanshashwa uhora yumva yuko n'abandi baje mageragere ngo yakora aravuga ngo ba bene bacu niba ari ngo ari ba bene bacu ngo b'umunwa ngo babajyanye muri ariko mana yanjye kujya muri ribu umuntu ntabwo ashobora kujya muri ribu afite ibindi bintu bimujyanye mpaka umuntu ajya muri ribu bagiye kumufunga ese ninde wabwiye ko ribu nyine gahunda yayo ari ugufunga abantu kuki itanunga abantu cyokora man Godfather vuga uwo mugore yaragera arabikoza boss wanjye burya batabonaga online umva njye narindi mu rugo nta wamfunze rwose nta muntu wari ufunze pe bafashe telefone yanjye barayijyana kugira ngo barebemo ko iyo video irimo kandi nanjye ari njyewe hari umuntu uzi ufite video yanjye y'ubwambure bashaka kuba baranyibye telefone wenda ikaburiramo umuntu akayitwaza nanjye najya kurega ariko birasobanutse icyo kigabo nicyo kigenda gisakaza ngo izo video z'uwo mukobwa ngo kubera yuko ngo bashwaye none ngiye ngo nsibe chat naramubwiye ninjye izo chat wajyaga kunyandikiranya nabigutumye ndazisiba ari uko nyishyuye ibyo rero barangije babifatanya n'ibyo murangira Thierry yarababwiye ejo bundi ngo abantu baba bafite amavideo bakayakangisha ibyo ntaho bihuriye na DJ Brian nta naho bihuriye na Jihad muri bushi mvugira ntabwo mwongera kumvugiramo yego kamunde z'umunwa buriya ibi byo kuvuga ari murande rero kumvikana ikintu ese ko muri kuvuga igihe gusa ndimuvuga ikinyarwanda kinyarwanda zazahurira nayo se inyarwanda yireke tuva ku njajwa za hariya zirirwa inyarwanda se kimeze nk'akana igenda gufukura ubwo bukurukuru nyine igihe cyanditse akaba ariho bajya gukura inkuru bakandika inyarwanda nabo babanditseho oya ariko nimunyumvire n'ukuri oya ariko twababwira iki nimwandike pe oya namwe murandika turavuga inyarwanda yandike twagira ngo abo bantu ni ibyihebe ese ubundi reka mbabaze bantu mwamufite amakuru kuki mwumva ko bagomba kohereza DJ Brian na Jihad mwabuze abandi banyamakuru muzajya muhereza ibintu byanyu kandi ubu wasanga hano hari umuntu udukurikiye iyo video ayiryamiye man ndagusabye uretse gato video akusanya mu by'ukuri mureke tubabwire mwa bantu uretse gato ikintu ushaka kuvuga nani okay ibi bintu abantu hano mujye ntimugapaye bikaba babanditse ariko muri akasa mutwe muri ibyamamare
oya ariko baba bari kubeshya. bari tumaze kabiri nawe utuvuga ubu Muri bari abasitari. batuvuze bavuga ati noneho tubaciye urwaho barabajyanye birarangiye Muri abasitari mujye mureka babavuge kubavuga bazabavuga kandi ariko byibura bajye bavuga ibintu mu gihe cyabyo kandi binahari. uretse gato yakubwira uretse gato uretse no kuvuga ngo bavuze muri iyi si muri sosiyete uretse n'ibingibi by'ibihuha ushobora kwisanga mu ikosa bakanagufunga niba bafunga bazaba baramaze ninde mu rudakoze uzi ko bagira ngo uretse gato uzi ko baba bahuruye bakagira ngo ni inkuru iciye kuba nka koko dukosa igihe kizagera imbere ya mikoro iyo mikoro ushobora no kuyinyereraho cyangwa no muri sosiyete niba ndetse badakosa hanyuma se ko nabonye ni bangahe uretse namwe n'abayobozi ntibakora amakosa bakabafunga ariko ubwo iyo abantu babonye ngo ribu iyo abantu babonye ngo ribu hirya ya ribu ngo jihadi egora jihadi akajyaho DJ Brian uzi ukuntu uretse abantu gato bitabira ikibazo cyanyu ntabwo mushaka gusavayivinga kuri ntuza kuri filmu mufite muri akasa mutwe muri byamamare ariko sha reka nkubaze ngo ariko Godifa ariko se Godifa gusavayivinga muri no mihanda na jihadi uretse gato so rero ibingibi ikintu ahubwo bavuga audience se mwari muzi ko iri buze kubifata gute abangaba bo bahururana no kuvuga ngo babana n'uriho n'ufunga uyu munsi ariko hari abantu nshaka kwibwirira hano abantu muri kuvuga ngo abantu bangaba babana nibyo babakonsomamo ntabwo abantu babana namwe niyo mpamvu ujya bagura ngo abantu bangana bakora aho hantu baba bifuriza kujya bajya bahajyana na ba nyina bahajyane na ba cyane bahajyane na ba cyane rwose ahangaha mwasize nk'imiyaga mwanze gukina amaviyene hanyuma ikindi abantu erega n'ubundi mbere yuko ibyo ni ibyawe yuko batwara telefone zacu nari nabiguhaye nzi ko turi bukore space tukabishyiraho hanyuma ariko batwaye telefone zacu bo bagenda bavuga ngo harimo video umubano nabisuzuguye reka nzongwe muri impamvu nabisuzuguye bino bintu impamvu nabisuzuguye my friend abantu bakohereza ibintu njyewe mfite abantu umuntu uza mfite kesi zirenze mfite kesi zirenga 5 aho umuntu aza urukumva akavuga ati Godfather nararenganye akarira nararenganye uyu muntu yankoreye ibi akira amafaranga uko se si wa mukobwa twakoreye space wa Gasana we suko yaje ndashaka mwumve ngahibaze ubuvugizi umuntu ko dukora ubuvugizi akaza yigize victime yego akaza yigize victime akavuga ati none ibingibi niyo naribu ibyumve naribu nibirano ibimenye hano umuntu araza ngiye muzumva n'inkuru mfite muri hano hasi muri konye basha umuntu araza akakwishyura amafaranga atari munsi y'ibitano by'amadolari ibaze yabanje kwigira victime akakubwira ati ndi victime urabona akigira victime bikaza kwendinga up story yubatse yuko hari umuntu ashaka kugira ngo ukorere ubuvugizi ariko itamo mugenzi we bikarangira uwo muntu uje gukurikirana ugasanga we wa muntu ahubwo niwe ushaka kwandagaza mugenzi ashaka kumushyira mu mutego mumbwire harya ubwo bigenda biti n'uwo mugabo nuko yaje uyu mugabo ntuzikina izo voice note ntuzikina bazabyumvamo uvuga ukuntu uwo mugabo ari ikigo ryari n'umutinda ari n'umugome ariko n'uwo mugore nawe nakasa mutwe cyokora oya hari ikibazo hano gihari Godfa ni gute abantu baza bakigira victim nyuma barangiza ugasanga nibo bari mwese hano muradukurikiye bamwe hano murabisa amavideo yanyu tuba dufite ko tutarayashyira hanze ese ubwo umuntu mu by'ukuri umuntu akavuga ngo nta mafaranga ntashyira iki kintu hanze nta soni uziko ngewe niyo mbonye video y'umuntu nta nubwo nakirirwa ngiye nkubaza kubera ukuntu nzi ko ururangi nkuru yanjye iyo muyifashe mwenda nko kunyi yego numva nazifata nkazibyiniramo ariko ndashaka kubamenyesha mwebwe muri kwiyandikishwa ngo mugabanye umunwa wanjye urahari uracanya ahubwo none ubu ngubu ndawushyiraho buje ntago nteze guceceka hejuru y'ibintu byanyu bamushyira ku karubanda sha buretse ariko
se ngiye mfite ikibazo nta muntu njyana nawe mu cyumba ari kurongorana ngo mufate video. umva mubwire kubera iki gihe buri gihe kigirana bifu n'abantu igihe ngicyo umuvugizi wa riba avuze ibintu igihe cyanditse ibindi bintu none mushaka gushyirishamo abantu jewe nk'ubu ngubu nabajije umuntu wanditse inkuru navuganye na Emi ndamubaza Emi iyi nkuru niba yanditse arambwira ngo ntago ari we ngo nawe nibwo akibibona ntago azi umuntu wabyanditse ngagiye kubaza ariko ikintu kimbabaje n'ukuntu bambwiye ngo Emi niwe ushinzwe showbiz mu gihe ariko ntago ibyo mbizi babinyandikiye nona uri murumva Emi uretse mubwira ukuri Emi Kinyege Emi oya sha Emi yambwiye ko atari we wanditse iriya nkuru pe mumwishyiremo namubajije arambwira ngo ntago ari we anawambwira ko inkuru yayibonye gutyo ahubwo yari arimo arayibaza cyokora ariko se ndibaza ribu ariko ibazana umuvugizi yageze akababwira ati iyi nkuru nta kintu yanze kuyitangazaho ibintu byinshi mu by'ukuri yavuze ati ikintu kiri mu iperereza nyine ukuri kwishima mugomba gukumenya iperereza rirangiye warangiza ukajya kwandika ibaze none kuri YouTube ujya kubona ukabona ifoto Jihad hirya Brian hino murangiramo hagati n'amapingu hejuru oya igihe cyo kirancanga man igihe ukuntu gikora inkuru noneho ntimwanabashije amakuru aba bantu bafashe telefone zabo ryari mwari muzi yuko duhari muratubona ntimwatubashije ngo mukore balance y'inkuru cyokora igihe man muribuka igihe bandika inkuru kuri Ishkevi nzajya mfasha ribu kugira ngo byihute inkuru zanyu bazimenye vuba mubimenye ibyo byo kubanga umunwa wacu mumenye yuko inkuru zanyu umunsi nzajya mba ndahangaha ndi kuri space ndi kuvuga ikintu ukuntu nkizi n'ukuntu ngihagazeho nzajya norohereza ribu kubona amakuru yanyu mwanjije mwe mwandangare nkuriya mugore uvuga ati tibutse amenyo yenda kuvamo mageragere yamukozeho araza yumva yuko n'abandi bagomba kujyayo niba wumva warahaza amagara wa mugore we wasubiyeyo kamarembo ya mageragere ahora arangaye akagusubizayo icyo wazize n'ubundi kuzongera ukakizira kitakuvuyemo harya baca umugani w'iki kikwirukankana ngo ntabwo ugisiga ngo uragigira gute ngewe rero ubwo ngubwo nibitegure space ikinama ama-audio bakamenya imva n'imvano y'ibi bintu ibindi kuba mwabitinya ariko rwose reka nkubwire ariko rero n'igihe nacyo ntabwo ngomba kukirenganya kuko wenda kiba cyanditse ko kiravugira giti twebwe ribu ese kuki uri kuvugira igihe gutyo igihe aho ntiroro ariko ikibazo ni ukuntu ribu yababwiye murangira Thierry yababwiye ati ibintu iyo bikiri mu iperereza ntago ngewe nyine yanze mu by'ukuri umuvugizi wa ribu niba yababwiye ibintu biri mu iperereza agashaka kubivuga ariko ubu tuvuge ko dutomboka ubwo igihe abakorayo bakora ikira imiti y'amakara biratomboka buriya none amafaranga bavuga muri ibi iyi nkuru mwarayanditse kuko neza twazitwaye kuwa kane inkuru mwarayanditse reka tugaruke mu nkuru umva cyoko avance bavuga mwarayariye ariko amafaranga yatswe nayo uzi ukuntu njyagahinda kanyisho uwo mugabo twashwanya atanampaye 500 yanjye ni ikintu kimbabaza ngo iki uwo mugabo twashwanye nyine arimo arambwira ngo ngewe ngo ndisi nici ngo natumye ngo uwo mugore we ngamenya ngo ibyo bintu byose ngo ikigaragara cyo ngo n'uwo mu DJ ngazabimenya ngo nge ngo ndisi nici ngagiye kubyibwirira undi mukobwa ngo wo muri Mozambique ngahibaze n'uwo mukobwa ndamubwira ni se ichat aragenda siba ibintu ariko byose rero nabifashe screenshot ibaze iyo bira bintu nabifata screenshot ubu nabyo byari kuzagenda bakavuga ati Brian ngo naramubwiye nuranyishyura 500 birangira tayampa umuntu ahomba ku manywa y'ihanga noneho mu buzima cyokora mureke mbabwire bantu muryamana n'abantu mufite tageti yo kubashyira ku karubanda ntaribi izo video zizajya zingeraho nzirukankane muri ribu mbabwire nti uyu muntu bimeze bite ko izi video ze yazishyize hanze iyi video niba ari umuntu uyifite yinyohereye njyewe ndemera ndayigura $2,000 umuntu uyifite umuntu ufite video ambabarira yime ndashaka kuyirebera ntayo nshyira hanze ariko nirebere aya ngumbuye kureba uko abantu bari kurongorana burya nta nubwo mbihe Jihad impereza avance nyiguhe Igo mpa konte yawe mbe nkushyireho $1,000 reka mbe
mvuye ahangaha ntaza kumufatanya cyane. cyokora man oya iyo video giye nanayireba ariko ninde uba mureke mbabwire amavideo iyo abantu bambaye ubusa ninde muntu ushobora kuyashyira hanze koko abantu mudukurikira hako mubizi tuvuga tunapostinga mwari bwabone dupostinga video z'abantu bari gusambana mu byukuri agaceceka ubu noneho ko ribu ejo bundi honyine bayakabugabo babataye muri gereza kubera bino byo gukora ikiganiro bakora ku mabere y'abakobwa noneho rero ngewe yewe muntu uzi ko ngufitiye video ukaba ubizi neza yuko iyo video yawe nyifite cyangwa banayimpaye ukazatusha ukansitaraho ninjye uzajya kwijyanira nkabikohereza cyane rwose ubundi bakabaza ikindi n'abantu ukamenya ko ugomba kubwibikira noneho n'abantu badukurikiye hano muba ko mudukurikiye igihe kinini turavuga pe turatukana cyangwa tukavuga iki mwari bwabone dupostinga video y'abantu bari kurongorana mu byukuri koko nta wayishyira ku karubanda kuko Instagram ntibayakira natwe ubwacu ntidushobora kuyishyira hanze kuko bigize icyaha ariko sha buretse ngewe postinga video z'abantu bari kurongorana se ngendi Odette hari uwitwa Odette muri iyi mihanda ahubwo umuntu utamukurikiranye yaragize ibihumbi 2 by'idolari se wangegera we wowe nimba uzi kutarayatunga na rimwe wambesire we wowe amafaranga nkorero yazi gahambirwe gakubitwa n'inkuba inongegera we ngo yenga ibihumbi 2 by'idolari wabikura nyagukurwa mu mwobo we wangegera we ibihumbi 2 by'idolari nyine kuko wumva utayafite cyangwa utanayatunga ngo unayakorere wumva yuko n'abandi batayafite iyo umuntu afite inzara ntabwo yumva ariko reka mbabwize ukuri mw'abantu mwe sibyo niba ribu ibi bintu byabaye ku bwa Kevin murabyibuka yego sibyo niba igihe ko mukorana bya hafi n'abahanzi cyangwa se n'abantu bo muri showbiz ni iki kibabuza kuba wahamagara umuntu ngo mubaze wandike inkuru ya nyayo yego kivuga inkuru ya nyayo niba umuvugizi wari bakubwiye ati ibi bintu nta nkuru nta kintu nirinze kubivugaho ibintu byinshi kuko biracyari mu iperereza wowe ujya gushaka kubiperereza ngo wandike none ikintu kimbabaza ukandika inkuru ikintu cyaranarangiye ubwo se icyo gihe ni igihe bwoko ki kandi witwa ngo uri igihe ugomba kwandikira inkuru ku gihe kagiye hano baransetsa igihe gikunda kwandika inkuru gishaka gushyirishamo abantu ni ukubera iki ahubwo no kubasebya bidafite aho ariko ntari ngewe nabareze kwatsiye mbibabwire namwandikiye ndamubaregera ndavuga ndeba inkuru igihe yadukozeho inkuru yo kutubeshyera nabyanditse rwose reka nze bikore screenshot ndeba ahantu mbipostinga nayibandikira arambwira ati reka mbaze umugenzacyaha yuko iyo dosiye yarangiye igasanga izo video nazo mufite ubundi babwira inkuru ikureho kiragiye biriya bintu nukuduseba none rero ikintu kimbabaje nahamagaye Emi ndamubwira ni se Emi koko muri fata mukatwandika ino nkuru mutana duhamagaye nka Emi ni inshuti yanjye kuki utanafata telefone ngo umamagare umbwire ati byagenze uko ngucya gasumbaze arangije ambwira yuko inkuru atarabizi nawe yari yibereye mu zindi gahunda yashidutse inkuru yibayanditse ariko ikintu kinangaje n'ukuntu ndi kubona abantu bari kunyandikira ukuntu ariwe ushinzwe inuza entertainment uri kumva niwe ushinzwe inkuru nyine za entertainment muri ntuzenya mu gihe ni ukuvuga ngo nta nkuru yo muri entertainment yasohoka ni igihe cyahise none ngewe ndibaza bizarangira gute noneho Bria urebye nk'iriya nkuru uzi ko mushobora guteranya abantu n'inzego ugasanga mugiye kututeranya n'urwego nka ribu ni ukuri turashimira ribu ya Nyarugenge umuyobozi wa ribu muri Nyarugenge n'umuyobozi wa ribu badufashije ninjoro barara amajoro urumva bati rwose ko Brian yagombaga no kujya kwa muganga rwose amatelefone yanyu reka bayihutishe nibasanga izo video ntazirimo turabaha telefone zanyu mugene nibasanga zirimo turabafunga ni ntari barabitubwiye rwose pe kudufunga kubera ko zirimo bari kudufunga kubera ko twabatesheje umutwe tubabwira ngo ntazo kandi zirimo noneho ejo batuzanira telefone mana ninjoro turabashimira nukuri mwadufashije baduha telefone zacu uri kumva twebwe twari ngo iki none mwarangiza mugashaka ubu rero twahita tubifata nkaho urwego rwaduhaye telefone zacu bamaze kuburamo izo video bashakaga
barazijyanye kuva kuwa kane, iya Brian bayijyanye kuwa kane, izanjye bazifata kuwa gatanu. Izo video bazishatse baziburamo, niko kuduhereza telefone zacu. None mbabaza ikibazo kimwe mw'abantu, murabona nk'igihe mutaba mushaka kuduteranya n'inzego, twahindukira urwego tukavuga tuti video mwashakaga mwayibuzemo, none mudusubiza telefone, murangije murahindukira mujya kubwira igihe ngo muri gukora iperereza ngo ku ma video dufite. Mu by'ukuri koko murumva kitaba ikibazo? Kandi Inyarugenge turabashimira rwose serivisi mwanaduhaye, ariko bantu bo ku gihe, nimba mukorera ku gihe koko mureke kujya mugonganisha abantu. Mushobora kutugonganisha n'inzego ugasanga ntago nibaza, mukicara mukandika ngo barayakaciye. Yego we, hareka rwose. Noneho mbona Nyiramwiza wa Nkubito, mada ndashaka kukumenyesha ikintu kimwe, nta muntu uzakuvuga izina, nta nuzagira gute, we wamenye yashizemo, uriyumva ntari tuzarebana. Icyagukojeje n'ejo cyagusubiza. Yego man, ariko shana ukuri ko Imana bino bintu birababaje, vraiment birababaje. kuko njyewe nabajije ribu, nabajije ko nabona abantu barimo baranyandikira, abantu barimo baranyoherereza ibintu ngo nese ngo Brian ngo mwakoze iki, ngo yego we video cyokora man, ko Mana yanjye video tudafite. Ngewe abantu bo kuri Snapchat bo babimenye, izi sireyi zirirwa, kandi ngewe buransagarira umuntu wansagariye, ngewe yamfite ibintu byawe ndakwihorera, ariko nabona nawe utangiye gusagarira abandi, nanjye nkavuga wisagara abandi, dore nawe ibyawe biriterabira. Ariko muza abantu baka amafaranga, ama video yanyu abahungu babarongora babacuritse muri za chicken nimbari kitchen tuba dufite. muzi ukuntu baba babacuritse, ariko sha ntari nuko ajye nk'izo video zingeraho rimwe na rimwe nkanabisiba cyangwa nkagira nte, ariko mba nababona ufata video umuntu uryamana n'umuntu akamuhisha kari kumufata igo sha, yarangiza iyo video akayisharinga, n'ukuri kw'Imana bajye bamuhana by'inta. oya ahubwo uzi nureba nk'iyo video, n'ukuri kw'Imana mje babwiza ukuri, nimba ugiye kurongorana n'umuntu nimurongorana ibyo murongorana muba mufite za barongorwa na za barongora ntaribi, ariko muba mubishyira hanze mugamije iki? Mu by'ukuri nkanjye simba ndi kumwe namwe n'undi wenda nk'abandi mugeye muzifite, muba mugira ngo mugere kuki, ariko ntaribi harya ngo iki. Buretse hanyuma rero twebwe kuri iriya nkuru y'igihe, ariya mavideo bavuze ntayo dufite rwose pe, ntayo ngo ibyo gukangisha, ariko ubu turi bande bo gukangisha, ariko ahubwo twaba tunarenze ku buryo ushobora nuko tugira umunwa ngo tuvuge. Ariko mwebwe mwandika, ese mbabaze uwandika n'uvuga mwese si kimwe? Mwagiye mworoha ko ntawe utazi kuvuga, uretse ko namwe igihe kitaragera wenda namwe muzavuga. Ayi cyokora amaze kubona ko igihe batazi gushaka inkuru, wallahi. Ahubwo cyokora iyi nkuru yo muyandika guhera ku itariki 10 kugeza ejo kuri 10 na zingahe, ejo hari ku itariki 15 sha, aho mwari kuba mubikoze, kuko telefone ntazo twari dufite, telefone twagenda ubwo zi kugira ngo tube twahura na Brian atuye Kibagabaga, ngewe ntuyiyo ngiyo mu karekare, kugira ngo tubashe guhura nta matelefone twari dufite. Uri kumva Mana nyagasani, nkajya ku kazi nkavayo nkongera nkitahira tugasubira kubaza uko telefone byifashe. Cyokora Mana, ribu ya Nyarugenge mwarakoze ejo kuduha telefone tubashe kubona izi ncakura zitazi gushaka amakuru. Igo we turi kubisoma ku bandi, umva ngo ngiye ngo bari barambwiye ngo mumazemo ngo iminsi ego
ngumva ngo uziko ngo batubwiye ngo mumazemo ngo iminsi nta muntu wigeze nkanjye wikorera akazi k'uburaya nari narabuze n'abakiriya kubera nta telefone yari iriho. ariko njyewe rwose uwo mugabo rwose amahirwe njyewe niyo nsanga uwo mukobwa ataramureze njyewe nari kumurega kubera ko njye sinkunda umuntu ushyirishamo umuntu njyewe ni ukuri urimo uravuga ibintu by'umuntu ibaze ko uwo mugabo nanjye yanyibwiriye nkumva ngo mfite videwo ngo ngiye ngo mfite ngo videwo ngo tunasambana ngo ibaze nawe yishyiramo uvuga ukuntu uwo mugabo ari umusazi ngo ariko ngo ngiye ngo ndashaka yuko ngo muzajya mubipostinga ngo njye ntimumvuge ngahibaze ese wo byibura w'ibyo mwaranabivuganye twaravuganye rega njye twaravuganye ko simuzi sinyene no ni umugabo uhora uvuga ngo ari i Roma ngo yagiye kwa papa ngo mu misi i Roma yego ye ajya kurongorana n'umuntu akajya gufata videwo nyabo cyokora mw'abakobwa aba bahungu babarongora n'abagome baba bafite papasi ariko ubundi mwebwe mwamujya hera oyo space ya Godfather nanjye ndayitabira ahubwo natubwirira iryari yanditse kuri iryari da nave Yohana ariko ubundi ndabaza ikibazo kimwe mw'abakobwa mwebwe ubwonko bwanyu mujya kurongorana bucuritse ku buryo mutareba ko umuntu ari gufata videwo mwagiye mubanza mukazenguruka ariko se ubu buko mufite bwabakundi ariko naho niho baba babategeye muragenda mukabarya amafaranga mukanababeshya cyakora izo nizo nkunda nzikunda kubesha izo nkuru mba nzikeneye nk'ubu hari inkuru y'umugore nzi utwite bashaka kunda buretse man ngo yagiye ngo harya ngo babyita ngo ikira ngo gukurakuza akajya no gukurakuza ku mugabo utaramuteye inda ngo nagiye kubona ngo mbona nguye agacuho ngo aho negura ijisho ngo numva ngo videwo ngo ari kuyikina ngo jihangu iyo videwo nuyikugeraho ntuzayishyire hanze nayo nzashyira hanze ariko nzayivugaho ndi kureba videwo y'umugore utwite ari kwinaganika mana nyagasani buretse cyokora mana ribu yaragowe ribu ya ese ni Ndahiro Valence niwe nuwo nawe wakasa mutwe abanyamakuru n'ukuri kw'Imana n'ukuri kw'Imana cyokora abanyamakuru muri iyi mihanda ariko njye mfite amatsiko yo kumenya ngo kugiye ntabwo bigeze bandika umuntu wanditse iriya nkuru mfite amatsiko yo kumenya umuntu wanditse ku gihe uya nibyo kuko nsanze ari umuntu ndi gutekereza uwo muntu nawe yaba amaje kurengera kuzajya ahora buri gihe abantu bahora na wandika inkuru zabo si ubwo ngubwo wowe uzi ko umusuri yawe utazajya hanze oya rega no kuyandika si ikibazo ariko se niyo yanditse niba ari bivuze ngo iri gukora iperereza kuri DJ Brian na Jihad kuki muhita mwumva yuko byacitse byayobye ribi ifite uburenganzira bwo gukora iperereza ku muntu nkuko nanjye batubwiye yuko umuntu afite uburenganzira kujya gutanga ikirego ahubwo ngenda barega ndabamarira yo we ndabamara umuntu wese njya kubona nkabona ritakumye ngo DJ Brian njya kubona nkabona ku kiganiro cyari ifoto yanjye mabere yabanyu kurabura bureba Express mayishaka ryaje wa igihe uzayikorera tuzaba duhari kabije n'ukuri kw'Imana ariko uzi kujya kubeshya ukandika njyewe umuntu wa mbere wa mayiri ya nkuru yambye yayiba yahita yipfuka mu maso ndamubwira ariko njyewe ndi mu rugo ribu yansubije telefone zanjye sibyo uri muribaza yuko ribu ibaye isanzemo icyo kintu wayihakaniye ko ufite yapfa guhita gusubiza telefone yawe cyangwa ntabwo bishoboka rwose natwe tugomba gutanga ikirego ko ego ngo ni punditi wayanditse oya punditi sakora kugiye hari Yesu we kandi nanjye hari ubuntu twavuganye ambwira yuko ayiwe ariko uzi ko ashobora kuba ari umva I love this game cyokora umva I love this game kabisa buretse punditi aragira si edikinga itande dore baranyandikira ngo ni punditi wayanditse ababa bagiye kubisoma njyewe uzi ukuntu nabimenye nari ntwaye hari ukuntu ngenda niyumvira uturirimbo twa Mbosso nicanze muri iyi mihanda ngo wowe se ngo ntabwo turi gusoma kugiye kufunze ngaho rero Jihad nahise mitira muri ribu nti nyabu ni ibintu mbonye ariko se
ibi ni ibiki reka ntago ari byo ati none si inkuru bayitangaje ryari hashize isaha imwe nabo barumirwa cyokora mana abantu batanga serivisi by'umwihariko umuyobozi wa RIB mu karere ka Nyarugenge n'umuyobozi wa RIB yahariya Rwezamenyo mu buzima Imana izabaho umugisha pe mukora akazi kanyu neza umva muranitanga uza amajoro twabaraje ngende ko mashaka kumena umuceri mureke kuri tuzavuga utegure space yawe twe twaje gusobanura iby'igihe cyane twe twaje gusobanura iby'igihe n'ubundi nukora space natwe tugomba kuyizaho kubera yuko ibyo bintu n'ubundi bisaho bihuriye natwe ngewe iyi space ejo izaba ihari kuko ngewe ntabwo nzavuga ngewe nzapureyinga allo ntabwo nzicisha abanyarwanda irungu ntabwo ngewe ngomba kubicisha irungu abantu bari kumva hano kumva iyi nkuru bameze nk'abari kurya ifi ntabwo bazi iyo biva n'iyo bijya ntabwo bazi n'iyo bijya ariko byibuze bamenye yuko ibyo ngibyo byo kuvuga ngo DJ Brian ngo na Jihad ngo umunwa wabo erega mba mbibona abantu ariko ngo umunwa wa DJ Brian umva nge nzavuga reka mbibingire ibanga erega mbona mutugerera amageragere bageragere mwazayijyanye mo nabanyoko mukaherekerezwayo n'abantu bakabandageramo manza wumve kubwire Brian amakuru mfite aba mu gihe nuko kontra bafite abana batiri bakora inkuru ngo agomba gukora inkuru urukumva ebyiri mu kwezi niyo muri kontra basinya bagomba gutanga umusaruro bagomba gukora inkuru byacitse mu kwezi kandi zivuga ku byamamare so ubu none bicikiyeho ubundi taramuze adakoze inkuru ivuga ku byamamare mu kwezi akoramo inkuru ebyiri bahita bamufungisha imizigo akajya kurya amafaranga yo mu isibo gusa ese maye kandi urabizi ko mu isibo babishyuye rimwe mugahita mudahembwa rero yarayamaze nayo yayishyiremo landlord so kuvuga cyokora mana yo mu ijuru mana senga mana abantu basenga hano basenga musengera igihe kuko barakabije rwose bakora inkuru zidafite balance ese mbaze bari bananiwe kutuvugisha nk'uwo punditi ko dukorana turumvikana n'abandi nabo ko n'uwandika inkuru wese ko bafite nimero zacu kuki bataduhamagaye showbiz mu gihe ishinzwe nde ushinzwe showbiz mu gihe si Emi mbwira ikintu none se urumva rero tuvugisha ukuri no kumva ngo aribasira reba Emi dusubire mu kahise mbwira inkuru z'umuyobozi wa showbiz mu gihe itaraje ziharabika ubushize twajyana tukamuvugira kugi Burundi twaje kumuvumbura ariko oya njewe uretse n'ibyo ariko Godfamba bari ugategura space hari akantu nshaka kwivugira nabonye ariko nabonye inkuru ivuga space iri ejo abantu bamwe nkayihindura wayishize n'uyu munsi hari akantu nshaka kuvuga nk'ubu njewe uzamba barutegure iriya space yuriya mu deputy wafashwe kuko bafashe kuko ejo buri twari turi kuvuga ngo ibiki n'ibiki none baratangaza ngo yari yareguye ngiye kubona mbona uyu munsi nibwo hasohotse ibaruwa ry'uko yeguye mbabara nzayitegurira utaziteranya wowe mwiteranye iki iri y'umudepite w'utunzi imbunda nese niba yibagirwa ko yaratunze imbunda yibuka abantu bayirashishe uvuga ngo uriya mudepite tugomba kubivuga utuyoga nk'abantu muri kuvuga ngo dukora live twasinze mu buzima ushobora no kumpima ugasanga nta nzoga indimo kandi wowe tupimye na famiye zawe zose twasanga barabaye buzizi mana yanjye ngende ko mashaka kugira ngo dukore space ya Karamata okay twebwe rero space twari turi kuvuga kuri ibi bintu igihe yanditse mana nyagasani ariko rero igihe nireka kuzajya igumura abantu none abantu muri comment umva ngo Jihad na Brian ngwiyo minwa yanyu umva jewe sineze guceceka ntago bishoboka n'amabi mukora muri iyi mihanda ariko sha buretse n'amabi mukora ariko sha nanjye ngiye kuzajya njya muri RIB kurega nukuri nkanjye ndarenga ariko jewe mukuri kw'Imana oya kurega gusa nzajya mbona ubwo video bwanyu muri kwinaganika muri ngo oh my gosh ngo fuck me hari izo nigeze gucaho sha nzajya nzirukana nkana muri RIB ntidore abandi babazifatiye ni mubazane wenda ariko kuki aho mwana kwanditse ni nkuru wenda mukanavuga muti muhiture n'aba bantu bajya kurongorana bagashyira ama video yabo hanze
mukaza kubo baba bayahaye cyangwa bakeka ko bayahaye. Aba bo mwagiye ntaribi rusibi aho ruzanyura mwabakobwa mwe. Aba bagabo amafaranga babaha babarongoye muzirikane ko baba bateza amakamera. Ibyo mujya mwicara mu ikintu kiba cyambabaje n'ukuntu uwo mugabo aba yaraneye stress gutyo n'ibyo bintu umuntu ntanabikore. Ko sensa zanjye we ese mwaravuganye umuca amafaranga yuko natako yanjye we yararimo arambwira ngo nimbisibe ngo mu DJ ngo nazaciko ngo mu DJ akabimenya ngo byahita bigaragarira uwo mukobwa ngo kare we wabivuze ngo konga ari wuzi iyo nkuru arapaca nyine ni kwa kundi uvuga inkuru ukisama wasanze ndamubwira numva rero mubwira wa mugabo sinkuzi nanjye ntago nzi kugira ngo nsibe chat yanjye nawe none kugira ngo mvuge ukuntu ari umugome. Amahirwe nuko yabimaga ngahita nkora screenshot noneho na video yamaye muri once nkazifatisha iyindi telefone. Yashakaga yabimaga muri view once kugira ngo akazambwira ngo ndi kugira ngo abandi bantu ngo batabimenya kandi ari kumuvuga nabi. Akazajya ambwira ngo ese ngura mu DJ ngo si umushito wawe nkamubwira nti yego n'umushito wanjye ngo ntazabimenye rero ngo byahita bigera kuri amukobwa ngo kari nge waguhaye amakuru inise kuki ushaka ko tuvuga abandi wowe ntitukuvuge kandi ari wowe nyiri inkuru wazanye inkuru kuki ushaka ko gushyirishamo abandi wowe utarimo. Ndamubwira ni kugira nsibe pasi yawe n'amagana 5. Umva rero twe twikundira ubusutwa mujye mubutuzanira twirebere dukunda ati ariko ndi kwidagaduramo nenda nko gupfa ako kana. Ariko igihe mwarangiza mukajya kwandika inkuru ngo ya mbere ngo barayacakiye ariko mwagiye mwandika ibintu muhagaze bayacakira mwari muhari ukuntu yagenze inkuru yose ni muyumva ukuntu yatangiye n'ukuntu yarangiye. Ibyo bivideo ikintu baduhamagariye muri RIB byari ibyo bivideo. Iyo video nge ntayo nzi urwo rugabo ni rwo rubwirwa yikangisha uwo mukobwa bayohereza nk'inshuti ze ngo n'aba anti biwe. Nagiriye inama uwo mukobwa ndamubwira ni ye muko genda wongere wigira inshuti y'uwo mugabo uri kumva umwitwareho neza umwereke nyine kote yawe nziza abone ko muri kumwe nurangiza ufate telefone usibe izo video ziri muri cyangwa niba afite n'umufungo nkuko uvuga ngo warawuriye uwumurire rimwe none ahubwo uzagaruke mu Rwanda ufite igiceri. Umukobwa ati ndabyumva atari kuri amugabo arenda kunsaza. Ibyo bintu yari ari kuma yari no kubiha n'abandi. Uwo mukobwa akambwira ati ibyo bintu ariko ngwabyo birasanzwe yirirwa bihereza abantu bose ibaze ibyo by'ama voice note ati ibyo nta muntu atabibwira abiha buri muntu wese. Ndavuga ni rero ibyo bya video byo ntabyo nzi. cyokora abakobwa b'i Kigali baravuga ngo ni beza cyane ariko bararushye nabo bararushye kandi wayandi ariko dusubire inyuma nubwo nyine niki uramutse mbere yuko asara urumva yarasajijwe yewe reka mva ijambo ry'Imana ravuga ngo tuva nje gusobanura iby'igi urugendo rwo kuva i Bugande kuza i Kigali akisanga i Roma i Roma mu Butaliyani. Mana nkunda amatiku mu buzima nje nkunda amatiku kuko ndi umunyamatiku kuko nyakunda kubi ariko kuzambona na postinze ama video y'abantu bari kuswera nabo gacabanye na mabere ayo nakira hanze ninje wa hostinze no space si wowe ariko amugana umva banibagira Chelsea nyuma nyine nuko tuzabivuga hejuru tukabivuga kandi muzabe muhatabasabye cyamunda amatiku ese ubwo we wambabariye kubushyushye waduhama ese muzanumire na acacaca zaba ariko wayikoze uyu munsi aba bantu bariho 770 ingahe ese ubwo iyo ti wayiduhaye ngenda recording urukundo abantu buriya duha abanyarwanda ukuri none se erega baba bagomba kumenya ukuri none se babuzwa n'iki kumenya
babuzwa n'iki kumenya ukuri ariko nyine igihe ribu yabwiye abantu ngo baracyari mu iperereza nabo niba kumva yuko ribu ni abantu ribu iraguhamagara Rwose. bakakubaza ibyo ikubaza Bakomeje mu gutanga mutuzo headline. iyo basanze ufite icyaha baragufunga iyo basanze uri umwere barakureka ukitahira nta muntu ribu ijya irenganya iraza nyine iyo ikubaza ibyo kuko ribu barayiregera ni nk'umubyeyi uzi uriya mwana yagize gutya na gutya araperereza yakumva ibyo ari kugushinja ari byo akamuhana yakumva atari byo akakwihorera ba nyira ndabizi noneho jihad iminwa yabo we nabo se muri ribu kujya mporayo mbibasubiriyemo ribu kandi nagaruka mbere n'ubwa nyuma n'ejo bundi nzajyayo kubera yuko ari igihe ushobora kuvuga njye nkora kuri mikoro ari igihe ushobora kuyinyereraho ikakugezayo cyane rwose isobanura neza wakana icyaha barakorohereza nabo ikibi ni ukubacisha hirya hino ubazutagiza ubazengurutsa uri kumva niba umuvugizi akubwiye ngo ibintu biri mu iperereza kuki wowe utabasha kubanza kwigerera njyewe umva Brian wowe sha upundi tereka nkubwire niba ari wowe nako we tuzahura live umva Brian giye nabajije ribu ndababaza uwazajya azwigiriza umuntu urayivura bitarinze bica kuri telefone cyangwa ngo bice ku mavideo ubundi ntimukorana mu isibo ntabwo punditi yabidukora umva Brian nabajije umuntu wo muri ribu ndamubaza umvaze none umva ukuntu abantu ari abagome nibaze kugira ngo bahita bihuza ngo noneho ngo ubu ngo ya radiyo yabahaye akazi yego we agahabwa ifu ariko yagiye kuduha akazi mudaturamye aho ngaho muri iyi mihanda ikintu cyo nababwira igihe nigerageze kubana n'abantu neza igerageze nimba bayihaye amakuru iperereze nayo ibaze sibyo nk'uko mwavuze ngo uko umuvugizi yabitangaje niba umuvugizi akubwiye yuko ibintu bikiri mu iperereza wowe urajya kwandika ngo amafaranga barayacakiye bayacakiranye nawe ariko none ikintu kiri kumbabaza ni ukuntu nta n'igiceri cy'ijana nabibonye ubokiye n'ayo 500 narayariye nkaba nabajije umuntu wo muri ribu ndabaza ntariko ko mushinzwe gushaka ibimenyetso bishinja n'ibishinjura mu by'ukuri izi video ko ntazo dufite nta kundi mwashaka mukamenya ko nayo ngo natwe impamvu niyo mpamvu twafashe izi telefone zanyu ngo tuzirebemo kandi barabyemerewe njyewe telefone narababwiye ndetse nanjye ninye ko umuntu afite video yaje nzaze mbere ati rwose uzaza utugane tuzayimuhamagara tuyimwaga cyane hari uwo ndi gukeka nanjye waba ufite iyanjye yewe iyanjye nibageraho ndi guterera hejuru muzambabarire ndagutwara uva njyewe mureke mbabwire muzi agahinda mfite nahereye kuva ku wa 5 nta telefone mfite nazifashe ejo ku wa 3 man narasengaga kavuga mana koko nta video mfite z'abantu bari kurongorana ko nkumbuye no kuzibona man koko iyi video ko ntayo mfite mana yanjye telefone zanjye koko man nta nibyo nziyo biva niyo bijya imana dore mutangaje izo nkuru zanyu ikiza cyo muri ribu barakubaza ati icyemeza se koko kizo video wenda utanazisibye bagafata telefone yawe bakajyana muri cyber bakajya kureba yuko iwari byo wasibye zirimo basanga nabirimo ahubwo ariko se nge ndibaza reka mbyemere ko wenda umukobwa yagiye kurega kubw'igihunga ariko se wa mugore wewe barinda kujya kugufata video uri gusambana ugira ubwenge naguzi yuko ushobora gushwana n'umuntu ejo video zawe akazitekera reka mubwire jihad umuntu wese ufitiye video umuntu wese uzi ko mufitiye video agenge isa wa biraro uvuze ukuri oya ahubwo video man ngiye rwose icyababwira ukuntu nahombye n'abakiriya muri iki cyumweru none hari na weekend gisobanure ngo ibyo bintu bashakaga bashinjaga yuko ba Brian bafite izo ayo mashusho nayo mavideo ntabyo bafite kubera iki yegora byibuza murakora inkuru muvuguruze yegora sibye ko nabareze kwatsiyeri nasanga icyo kirego atari cyo ababwira iyo nkuru muyisibe kandi muvuguruze yindi punditi nawe Emi so wowe yikorwa kwatira bareka kwatira nabareze nyine ariko hano ariko mwambwiye nk'ubu nk'umuntu watumye ngewe ngira ibintu niburira muri kino cyumweru nkaburana n'abakiriya guhera ku wa 5 kugera ku wa 4 meze nk'umwana utagira iyaba nkabura abakiriya ko yampombeje
abakastoma mfite ama voice note y'umugore arimo aravuga ngumva ngo tuzasubirayo ngo kuwa gatanu ngo ubwo bari baramaye ngo nahise ndwara ngo mbura ukuntu ngo mbukoresha ngo ariko noneho ngo ndashaka ngo byo kunyanyagiza hahandi mu kibuga neza ngo nkabinyanyagizamo ndakubitse izo muri ti hot private story yanjye kuyijyaho byari umuntu abantu bose nabahubujeho kujyaho kwishyura 20,000 ukwezi kwashira nkagukuraho yewe nanjye mumfungurire Snapchat amakuru mba afite y'insire izo muri iyi mihanda nge nyadoma aho barime ahubwo umva abantu rero muri mushaka kundemera mundemere rwose telefone zanjye ziriho ndashimira n'abantu bandemeraga ku zindi telefone abakayampa Imana ibaha umugisha ariko cyo kora abantu baramwifitiye urukundo ariko hari n'abandi ngo iyo minwa yanyu ngo turayiruhutse ngo babafuze umva hari usibye ko nje muri comment ntabahereza nanjye iyo oya nanjye nabatutse ngaba nabo ngo ribu yabahamagarara menya ko ngewe muri ribu ndahahora nejo bundi telefone yanjye bahora bayijyanye n'ubushize ngiye yanjye bari bayijyanye barayijyana bakarebamo ibyo barebamo bakayinsubiza ariko se ubundi nge mfite umunwa wo kuvuga aho kugira ngo njye kugupostinga ubwo se ngupostinze akagira umuntu utabibona nakuvuze nkakuvuga nkakumanuka bakabyumva kari nawe ndi kuvuga na ribu nkayorohereza kubona amakuru yawe n'ibyo video byawe ribu ikabifatikana gufunga aka karinki kacita udutayemo se nakahe Godifa dusobanura okay good oya ntari bikorera amafaranga nawe ja amafaranga banga bagira amafaranga nta mafaranga nuko ngenda kunze ibyo bakora kandi nje nkabakunda abanyarwanda uwo ntazi senzi nyina wabonye umuruko wishyura mu diaspora ibyo bintu bibaho ubufaranga bw'abaruko bw'intagwira ntari iyo nikundiye ibikorwa bitewe n'uburyo nkunda nk'abanyarwanda natwe turabikunda niyo mpamvu tukubwiye ngo bivuge kuko ntiwari kwamamariza hano cita hita unyishyura dore umukozi wawe ari kwamamaza abanyarwanda kazi namwe baruri no serite tuvuga kuri oui yes no kuvuga ngo ugiye kureba no kuri Imana birati ni byiza kubona Marshal Estate bafata umwanya bakorohereza abanyarwanda aho bari hose jiha bakanashyiraho arrangement ukashobora kugura ikibanza ugatanga amafaranga make y'ufite ukajya yishyura buhoro ibi ni ibintu ntekereza ko na leta yakabaye ishyigikira iyi company kugira bakanabasupportinga kugira ngo buri munyarwanda ufite ubushobozi butari bwinshi nawe agire ikibanza bro ibintu n'ukuri ko Imana birashimishije so aba batipe rero bafite ibibanza ahantu hatandukanye bafite ibibanza mu Bugesera bafite ibibanza mu mujyi wa Kigali noneho bakorohereza umuntu bitewe n'ubushobozi bwe ku buryo bafite noneho na offer aho ugenda ukishyura hafu cyangwa ukishyura bitewe n'ikibanza wakunze ukishyura amafaranga make andi ukagenda uyishyura buhoro ibindi bisobanuro ntabwo turi buvuge byinshi amakuru mashya ukeneye kugura ikibanza mu Rwanda Marshal Estate promotion y'ibibanza bigurishwa Bugesera Nyamata Kabeza hafi ya aeroport hamagara kuri nimero itishyurwa 670 cyangwa bari muri diaspora n'ahandi kuri WhatsApp ni +250 788 893 aba bantu ni ibintu bamazemo imyaka hafi 14 kuva 14 gusa se kuva 2014 kugeza uyu munsi bakora biri professional bakora amasaha 28 office bifunguye ni mugane aba bantu babafashe erega reka mabwira ikintu kimwe ushobora kuba udakeneye n'ikibanza nonaha ariko ukeneye information egera aba bantu baguhe orientation baguhereza information especially kwa diaspora mugure ibibanza ku mafaranga make amafaranga y'itike bakuvanye muri Amerika kugeza i Kigali wayohereza bakakugurira ikibanza cyangwa ukagura ikibanza ukazamanuka ufite iwawe so reka mabwire ngo muyigane rero mubashake website yabo niyo kuri platform zose ni Marshal Estate mubagane babafashe babagurira ibibanza babaha ibibanza iyo bagodesha n'amazu bafite n'amazu yo kugurisha bafite byinshi mugane ofisi yabo babafashe ibindi cyose muzabibona iyo ngiyo je hakomeza urakoze ariko cita agerageze yishyure pe hanyuma rero uyu munsi kuwa kane umuntu wese ambabarire aze kuri koza ni munsi ya mamba Kimihurura muze tujye kurya show hanyuma ejo kuwa gatanu kuri Inferno no kuwa gatandatu muri Shooters tubafitiye ababyinnyi bavuye muri Gabo
babyina bambaye ibintu bimeze nk'amasaro oya nzaza ngo ni hehe ngo banamira ngo banarya n'imiriro ngo ibiki ibintu nk'ibyo byaba ibintu bizaba nyine ni ibintu bizaba ejo kuwa gatanu muri Inferno bikanaba na shooters kuwa gatandatu muze uyu munsi igiciro cya arya nagwa bakivuga ngo cy'indangamirwa ndumva noneho muzadukaturira bazamba bare bankaturira barishyuza ngahe umva abantu mwese indaya tuzishyura ngahe shaka yuko abantu bose mufite utubari n'abantu bari gufungura business z'utubari mushaka kugira ngo mugaruze amafaranga mumajije gutanga n'amafaranga mumajije nako kwishyura nyine kugira ngo mukore iyo business mushaka guhita muyagaruza nta wundi muntu wabakorera umuti usibye guhostingisha Muyango ariko noneho kumutumiza bisigaye ari ikibazo wallahi uguhostingisha Muyango Mukakimenyi ugahostingisha Joxy ubundi ukagaruza amafaranga yawe hanyuma yose watanze hanyuma rero Muyango abantu bafite ubukwe abantu bakeneye ibintu by'abakobwa beza n'abahungu bo muri protocole ubwo ndavuga aba diaspora abantu bashaka abakobwa baba protocole n'abahungu beza bafite uburanga bateye neza umuntu nyine ushaka bateretse apana za nyiramatibori apana za muri Shine Protocol ni company ya Muyango ya Uwase Muyango apana za nyiramatibori reka ubugomba no kureba n'ahantu hari agasore keza ubusubu nkanjye wanzanira amazi uzutitiba n'ibibote ugomba kuba uri umuhungu mwiza uri smart nanjye nkatuma amazi nkaniyongeza n'ayandi kuri Instagram afite abakobwa beza afite abahungu beza bafite uniform nziza zitandukanye ubatumire muri anniversaire yawe cyangwa mu birori byari byose bitandukanye cyane cyane mu makwe muzavuge ngo nta kintu atabakoreye mwankozi z'ibibi umva mwakoze kuza rero reka tugende turaje muri koza mu kanya umuntu uzi yuko amufitiye video yambaye ubusa Imana imurengere ntazansitareho umuntu uzi yuko hari inkuru yiwe mbitse azakobare ntazansitareho buriya kankugira inama mu mujyi wa Kigali muri iyi minsi bayiba amatelefone bimpe mbikubikire ariko nibyo ariko we izo video zabo ko najyaga ngimbagirira ikigongo nkazibikira ubu ngiye kuzajya ngenda mwereka fande ni dore ubu busa n'ubwa runaka buriya urabizi njye zimpe nzikubikire no nkunda ngo pi kuko urikumva ni ukuvuga ngo ibyo bintu kubibitse gutyo ejo bakagushinja kubishyuza ibi bintu oya njyewe ntabwo ndi uwo muntu njyewe banshinza kunyishyuza se njye nta muntu umwe ndereka video mubwire ngo dore mfite video yawe nyishyura ntabwo njye ibyo bintu nabikora kuko nanjye mufashe video yanjye nuko ngo mujye mubika kuri email urantegeye nk'ibyo byose imana mugavuga ko nabo ngo ari video yawe uri kurya kandi oya jewe yanjye ntihagire uzayihishira azayishyire hanze maze rero Brian yo mu kandi jewe uzayishyira hanze sinzanamurega karangwa n'iminsi mibi ngo Brian ngo arya ngo Brian ngo yagize ate ngo bamukoze iki ngo wagiye kubagisha inda ndamaze ubundi se naba narayibagishije ko yaba ari iyanjye n'amafaranga ari ayawe hari ubwo wakoze mu mitungo ya base nakoze mu mitungo yabo ngo porosho yikoranye na Kinyusi turamaze erega amaze iminsi mbibona Kinyusi niba yarakuje ariko ubu ngubu wowe uwagwa amafaranga kugira ngo genda reka mbanze mbabaze muzi ukuntu plastic surgery henda mwarangiza umuntu ngo yagiye gukuza hinda karinda ye yakuyeho hari uwo yigeze azafata inda ariko uwo nguwo uvuga ngo wagiye gukuza hinda nyakurindagire iye ntayifite yazanye amafaranga nawe akajya kuyikuza ariko mw'abantu muri kuri specialist itangazo mumenye yuko nta wafunze umuntu ahubwo ngiye muze tugende kuri koza tujye kurya show ejo tubafitiye ababyinnyi bo muri Gabo bazaba bambaye amashara kuri Inferno no kuri tutazi kuwa gatandatu hanyuma niba ushaka abakobwa beza b'ikimero ataraba kujya gusambanya mwandaya mujye muhamagara Muyango Kimenyi Muyango Mukakimenyi asiki nkunda kumwita Mukakimenyi hanyuma rero abahereza abakobwa muri Shine Protocol ni ya Muyango we
we ariko ngubu ntabwo bandoze ndi gukunda umuntu bita Mimi Mirage. Asikiwe Godifa kuri kuvuga ngo asiwe Mimi Mirage ni mubi. none se ko turi ku by'aba protocole ari muri protocole Abakobwa bari muri sign protocol bafite ikibuno kirenze cya Mimi Mirage. yego Mimi Mirage wenda afite mukuna ari na mukurumo wenda ibyo bintu nta nubwo yabijyamo. Kwari mutwana tukiri dutoya je. umva G excuse me hanyuma ubu nanjye ndi gutanga ndi kwikoteza mu ntwerere ndashaka kujya kubagisha inondo Ngomba iki? cyane ngomba gukora muri iyi mihanda ngomba kujya gukoresha sajari y'inda urahari mu ntera inkunga mbereka ibintu nikorera ahangaha ndabona abantu bagiye kunkorana muri iyi mihanda nanjye ndi kubwahagirana ahangaha abana bari kujya kureba bari kubyinira mu mashara naho njye narwana n'inda hano mumbabarire munzanire hano mu ntwerere ngende mbereka icyo gukora numva ni mu nda zeru mama we Nyirarunyonga nkamanuka nkajya mbazamukira muri kugenda kuvuga ngo Jihad afite uzajya nkabapitira muri ribu niyo ndagiye nimbana uponyonyo numva Ngewe umuntu uzongera kuwishanukaho ngo inda yanjye nako umuntu uzongera kuvuga kuri Briane je ujye uvuga ibintu ubifitiye ibimenyetso kurya niba bikubaza uzavuga niyo wabituye ubwo muzajya kwerekana ibyo byuma byakase iyo nda nayo mabere ariko Bria. Godifa abantu bari kunyandikira ngo bagutegereje kuri space reka nze Munyana umva abantu bari kuntamo za urudiri imitimani bahumugisha ariko cyo kora ndabakunda pe ariko noneho umuntu uri hano uzi kwa nyanga udakunda nibyo nkora nanjye ndakwanga sinshaka no kukumenya ntukagiza no kundeba no kuntega amatwi ubu ngubu gahunda afite nugukunda unkunda yewe niyamye abantu muri kunyoherereza ibirinki ikindi niyamye n'abantu muza kunsutwaho muza mu bana ndabihanangirije ndabizi oya njyewe hari uwampamagaye nditaba ngo nimba muri ribu ngo ndashaka kuzanira Jihad amata nahe nindakwiye ariko mana sha abantu baba twifuriza ibintu cyakoze umuntu twifuriza ibyo bintu Imana ijye mukubira jewe nunyifuriza ikibi Imana ijye gukubira ishuri igihumbi zirenze nunyifuriza ikizi gukubire akebo kagiwa mugara ubu muri iyi mihanda ubu turaje turebane neza aibo hey turahari iyi mihanda reka Bria abo ngabo bakwifuriza gufunga babwire ngo oya nibagende baragakubitwa n'inkuba ariko nimba wifuriza umuntu gufungwa wabanje ugashorera so na nyoko cyangwa na bene wanyu ukabajyana bakabanza bakabafunga ukaza ukatubwira uko byifashe ariko ubundi mbabazi ari n'ibyo gufungwa mwoka byaramwe ubu nitwe ba mbere cyangwa abanyuma twaba tugiye gufungwa ra iyo twaba dusanze ari twe turiyo twenyine tuzagaruke ubu kandi ubu wasanga ubu uri kubibwejagura gutyo nyoko cyangwa se baturamye cyangwa mwene nyoko aturanye ntari ntari ushobora kubyandika muri comment abantu bo muri comment noneho jewe ndabiyamye ubu gahunda ihari uzajya wandika untuka nsubiremo nanjye nkusubize ngutuke muransetsa rero iyo umuntu yanditse atuka undi yajya kumusubiza ngo ariko Jihad nta kinyabupfura mugira ngo ntimwiyuba yego ntabwo ngomba kwibana nta n'ikinyabupfura mba nkugomba alo mba ngomba kuza nkagutuka untuka ngo mabere ya mama hakwibutsa ko na nyoko adafite amapapayi nza nkayavuga nawe agusubiza hari tuzajya tujyanamo nunyubaha nzakubaha nunkunda nzagukunda nunyanga nzakwanga bimwe bavuga ngo kunda umwanzi wawe nagakubwe n'umuruho nagakubitwe n'inkuba dore aho rigeze ntago namukunda habe na gato murabeho ngaya makuru yanyu no ku gihe nibyo ubwo ibindi ubundi si iyi mihanda tuyirimo Bria bari mu nkuru agiye